Reka mbanze ngusuze ndetse nshimire nawe wakomeje kubana natwe. Reka twinjire mu makuru ari kuvugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ndaza no kwerekeza hanze yacyo nkubwire ibiri kubavugirwa hase ni biki mu karere ka Karongi, umurenge wa Nyandungu. Hari kuvugirwa amakuru agiye atandukanye, ndetse n'amakuru ari kuvuga ko rwose umukecuru w'imyaka 75 ashinjwa uburozi buhambaye, dore ko ngafata umuntu agahita amuroga ndetse atamukozeho amumureba ako kanya, ndetse ngo ni umukecuru wohereza ibintu bigiye bitandukanye bimeze nk'amagini, ndetse ni umukecuru ufite kugufata ngo gakagushyira mu ivide, ndetse n'umukecuru ndetse cyangwa se abaturanyi be bagaragaye rwose batakambira abayobozi bavuga yuko rwose bakihangana bagafashwa, ndetse uyu mukecuru akaba yakirukanwa ndetse cyangwa akicwa, kuko ngo ngakomeje kumara abaturanyi be, ndetse abandi baturanyi bagaragaye bamwe inzu baturanye barahunze bazisiga aho ngaho zirangaye, ndetse bano baturanyi bakomeza nk'uko bakomeje babisaba ubuyobozi. Ndetse hari umwe mu baturage twavuganye nawe ndetse atutangariza ubugome bw'uyu mukecuru. Wahaye ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakuza gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, kugira ngo dukomeze tubane n'indi biganiro bigiye bitandukanye. Imfura y'uyu mukecuru, umuhungu yibyariye mu nda, iramushinja ko rwose uburozi bwe cyangwa se ubugambanyi bwo kuroga abantu bugiye butandukanye akomeje kugenda aroga, ndetse agakomeza abishimangira avuga yuko rwose uyu ari umurozi ruharwa, ndetse kandi ari nyina wamwibyariye atatinya kubivuga. Kabone ko rwose ngo nubwo ngo aba bose nubwo abivuga, dore ko n'umukuru w'umudugudu atuyemo nawe ubwe rwose agira ngo n'ubwoba bwo kuba yanamufungisha cyangwa se yakora dosiye, kuko ngaho aho yaba ari hose yagufunga, cyangwa se aho yaba ari hose ashobora kukuroga, ndetse uburozi bukaba bwakugera. Turaje tubahereze muri bamwe baturanye n'uyu murozi. Nanjye ubwanjye natinye kuba namwegera ngo ngire icyo namuganiriza ku byo yaba ashinjwa n'aba bantu bagiye batandukanye, dore ko ngo bamwe bagiye bagerageza kuza kumufata ariko bikarangira bibaye iby'ubusa, ndetse abanyerondo ngo baje kuba bamufata, ndetse biza kurangira byanze, ndetse hari n'abanyerondo baje kumufata barahagwa. Ndetse nge rero iki ni ikibazo kiteye impungenge kuri abo baturage baturanye n'uyu mukecuru w'imyaka 75, ndetse umuhungu we afite imyaka 35, ndetse amushinja ko rwose mama we ubwe arabyivugira avuga ati mama kuva namenya ubwenge nasanze ari umurozi karundura, ndetse nasanze hari ibintu yororeye mu nzu, ndetse hari n'ibintu ngo byigeze kunkanga ntabizi, ndetse nikanze mubwira ati mama, ati dore ikintu mu nzu, ndetse cy'igikoko gikabije cyane, ngo ni ikintu gifite umunwa usongoye, gifite uruzuru nk'urw'inyoni, ariko kigendesha amaguru, ngo gikunda kuba kitembera iwe mu mbuga, ndetse abana benshi barahatinya cyane, dore ko ngo icyo kintu kigeze ngo gufata n'ihene y'umuturanyi kikaza kuyirya, ndetse ngo ni ikintu gifite amaso manini y'umukara, icyo muri kureba kuri screen yanyu ni ikintu gifite amaso y'umukara. Ndetse ngo iki kintu kigeze gufata ihene y'abaturanyi kirahirya, ndetse ngo abana benshi nk'uko bafite abana bakaza gukinira iwawe, ndetse baje kukibona biza no kurangira bacitse iwe. Abaturanyi baturanye n'uyu mukecuru, ndetse bamaze kuba bahunga amazu barayata, aba ashatse kugurisha babura abakiriya, bitewe n'uko abakiriya baza no kuhagura bikaza kurangira aba bakiriya bise bigendera, kubera ko uyu mukecuru ari umuntu w'umurozi, ndetse anazinga ibintu bigiye bitandukanye. Ndetse ngo n'abayobozi batuye muri uyu mudugudu, ngo umuyobozi wa mbere wari uyoboye uyu mudugudu yagerageje gushinja uyu mukecuru uburozi, ndetse biza no kurangira muri leta bagaragaje yuko batemera uburozi, ndetse uwo mukuru w'umudugudu yahise anitaba Imana, bitewe n'uko yahise ngo rero atererezwa inzoka iwe mu rugo. Yaraje ngo iza mu rugo rwe, baketse ko rero ngo yaturutse kuri uyu mukecuru, mu gihe uyu mukuru w'umudugudu yageragezaga kuyica, ndetse ntabwo yari ahari, ngo yahamagawe n'umugore we, abwira umugabo we ati twatewe mu rugo, ndetse
Inyuma yo kubibwirwa umukuru w'umudugudu yari ahantu yari yagiye kunga abantu bagiranye ibibazo ndetse aza atarwiyambitse. Akihagera mu rugo inzoka ako kanya yahise ikimucira ariko yaje kuyica, ariko biza kurangira kumugombora byanze, biza kurangira uyu mugabo bitabashije kugenda neza yitabye Imana.